Mm. Mm. Ibintu uvuga ni ukuri. uri kuyumva ariko Ngewe wongera ubinsobanurire neza. imitungo hafi aho kujya uvuga gake Imitungo n'amabati bayivuze. arumva Ase ubundi icyo kintu tukivuzeho ubona abantu bahana atari amadage. Ubona wowe tutaramaze kubafata amatwi n'amabinga hose tutabafite gutya. ariko ntabwo bagomba kudukeka ko hari ikintu tuzi. Kareka nkadukeka bazi ngo njye nawe ngo ahubwo ejo bundi cyane. Bazi ngo turi ibicucu. Ntibazi ko twe tubiri. Ngibaze ngo noneho ngo biba bimeze ngo nkaho ngo bikundana ejo bundi niko cyaturya. Ngo dukororokana. Turi kuri gahunda. Nabyo bazi. Aya tugomba biborere bakomeze bigire. None se ubwo iyo mitungo Shakuna mwumvishe se sha. ngo harya ni ibintu bijyanye n'imirage. Umva kandi ngo hari ahantu ngo bafite akantu k'agafunguzo kari ahantu nako urumva nyine na Tony ntago yemereye kuba yakandagira muri icyo cyumba. Vuga ngo Tony afite urufunguzo ako ntiyemerewe kujya mu cyumba aho Sefiri. Wapi? Ariko nduguyeho bro. Nduguyeho. Reka ngiye nkubwire. Kankubwire basanga. Sibavuga ngo nta mababa dufite. N'amabati twayakuye. Amabati byasaba kuyakuraho. Byasaba gucukura inzu. Byasaba urugi kurumena. Amashiti yanjye nta nubwo babona aho nciye. Nduguyeho gato. Niyo naba narufashe ntaranageramo ariko nkamenya ko ari njye rufite. Ubundi tugahita tugenda tugafata izo kopi tukazikorera reprint tukongera tukazijyamo tugafata amamashini ubundi tukajyamo tukabyegitinga fresh. Twabasigira ibintu biri aho ngaho nyine bisa nkabyo ariko bitari byo neza. Basigira iki? Ubundi ni uguhita ibintu byose imitungo yose uyifata ukayigira niba adafite access yo kwinjira mu cyumba. Mama warayifite. Sibyo? We rero yajya yinjiramo akagira ngo bya ipapuro biracyahari. Kumbi twarabasigiye iki? Ibitari byo. None se ntabwo bigeze bavuga niba n'ibijyanye na kampani biri. Bahaje n'ibintu by'imirage baba bafite. Ako se bamugana imitungo nanjye ndabaza ubuze. Imitungo yaba ari iki itari kampani. Kampani kariyo yubatse iyi nzu. Kampani kariyo yagejeje ibyo tubyihorera ahubwo ikintu kiriho. Usabwo tugomba gushaka ahantu kari agafunguzo kari. Urabona ubushize cyagiye dufata tujya kugambanira Tony. Twafashe urufunguzo turushyira ku isabune. Urumva? None se buriya buryo twahakoresheje bwari buhenze. Wibuke ko wa mucuzi yatugoye guhita afata fomu yabonye mu isabune akayikuramo urufunguzo. Byari ibintu bitoroshye. Ko hari bitwarubonye urumva? Siko twagerageje inshuro zirenze 3 zose mwana. Dufungura bikapfa kuba warubonye. Iyo warubonye ibintu byose bibari amahoro mama. Ako none hagora kuba uwamenya ahantu ruri gusa. Kubera ko inzu rega nini mwana. Inzu nini kandi ntabwo urabizi ko hari ibyumba tutageraho. Ahubwo ngiye impamvu numva noneho byo byakoroha. Buriya ntabwo twashakaga kurutindana. Niyo mpamvu twakosheje isabune. Noneho urunguru rwo bazi ngo rura ahantu muri se. Vuga gake numvisha ari umuntu ukorera akabati. Okay noneho reka mubwire. Ukuntu gahunda tugiye kuzikora. Ahubwo simva muze bro. Tugiye gushaka ikintu cyose gishoboka cyatugeza kuri Tony. Twakoresha ubushoboka byose tukamwibagiza. Twakoresha ibishoboka byose tukamusindisha. Twakoresha bise akositana. Ikibazo urumva wenda wamenye ngo ruraha. Reka nkwereke. Ngewe reka ngende mwigire inshuti. Urumva kuri rwa rwego ubona ko ari ngiye umuntu akeneye. Abandi bose abirukana. Bino bintu byo twabijyaga tugira hatazagira no muduteranya. Janet.
hanze se Ese ndabona amasuku yamereye nabi cyane rwose cyane se cyane nawe se so se ko mbona atari muri mudu bite ni akazi kenshi wese ntabwo bizi ikintu dupfa ntacyo yego kumana kumva narakubwiye ni kuva nkibona uri kumwe na musaza wanjye mva nanone mushaka kubona kandi uko niba kuri pe kuko narakwicaje nakubwiye guhera ku cyamego yawe cyane nakubwiye turi inshuti sinabikubwiye ko twari inshuti subizi reka nkubwire joro rero ibintu byose murimo gukora n'ibintu byose murimo nimushaka amatuza sibyo kubera ko buriya amategeko iyo yarenganuye umuntu cyangwa se akagaragaza ko arengana icyo kintu kiba ari cyo 100% kuko nta kuntu umuntu ashobora kuregwa ko yishe umuntu sibyo bafite n'ibimenyetso n'iki ngo barekure umuntu amafaranga kintu adakora ko amafaranga mwirwa mushinja yayatanze ari muri gereza ayo mafaranga mwirwa mushinja Tony ayo mafaranga mwirwa muvuga ngo yatanze ruswa ariko ubundi reka nkubaze igihugu cyacu mwibagiwe uko gikora biterwa n'umuntu wari n'umwavoka afite oya reka mubwire ye ntabwo mpamya neza ko ibintu muvuga ari ukuri kubera yuko igihugu cyacu dufite amategeko tugenderaho ikindi mujye mwibuka yuko igihugu cyacu kirwanya ruswa kandi situation Tony nyine yari arimo nta nubwo ari gutekereza kuba yagira gute kuba yavuga ngo reka nshake umuntu mu amafaranga cyangwa se uwo mundiringana nawe abinkurikirana azatanga amafaranga se ko ndi umukunzi we buretse gato mu mwanya ndi umukunzi we twaganiraga buri kimwe ibintu bye byose nari mbizi sibyo yari kuba ari muri iyo situation yo kuvuga ngo reka nanga amafaranga kuko nzi neza ibyo nakoze byibura ntanace kuryama mbwira ati sheri dora amafaranga aranaha kode niyi urumva genda ufata amafaranga uzankurikirane umvane muri gereza ibyo byari bimunaniye banze nyumve ntabwo umuntu yajya gufata umwanzuro wo kwica umuntu atafite n'uburyo bwose ako murabizi neza ko ibi bintu muramutse musanze atari byo mwese mwazagira ni ipfunwe ryo kwa mwamusaba imbabazi bitewe no kugomera umukorera nacyo turagitegereje uzi harassment mwirwa mushyiraho tegereza icyo gihe ariko sibishaka kubona amaso yanjye iyo nawe byiza gusoma ntabwo ushaka kumbara amaso yanjye nawe ushaka kumbara amaso ariko jeri ujya wibuka yuko kugira ngo nkundane na Tony byose ari kubera wowe cyane ndabizi ujya wibuka ariko none se ko wari uzi ko ari ko wari ubizi yuko ari njyewe kuki wanze kunyumva izo kuki nanze kumva kuki buri gihe mushinja ubwicanyi musaza wawe kuki wumvishije Tony nyuma yuko ngiye wakaye mbere nuko nzi neza ko arabeshyerwa ubuyobozi bwacu ufite igihamya nicyo abacamanza bagize gute batweretse ni gute umuntu ashaka kuba yarisha umuntu ariko bakamurekura uzi ko mujya ngo ibyo bintu ni kesi yoroshye iyo yishe umuntu afite yapanze ibintu byose ako yapanze ibintu gute ntabwo bizi ko azi yuko azamwica ibindi byose bitazaba ntabwo tukiri inshuti ndakwiyamye ndakwiyamye mu gihe ukirimo gushinja sheri wanjye ibintu by'ubwicanyi sibyo soke mu rugo cyane aho ugiye kunyira ko ndi mu rugo rwawe none ntabwo ufite iba mu rugo iwanyu bari buryo kandi Tony reka mubwire Tony uzicuza Jori uzicuza nimumara kumenya ukuri kose nimumara kumenya ukuri kose muzicuza harassment yose mwirwa mushyira kuri uriya mwana muzajya n'ipfunwe ryo kumusaba imbabazi kandi dore ngahunda muzabi ari wowe ari mama wawe ari abakuzine bawe muzicuza sawa reka dutegereze sawa kabiri kanga uza mu gikoni noneho ibintu bikiri kujya ejo no mu gikoni mami ndagezwa n'amahoro ariko amahoro akuzana mu gikoni si bisanzwe se n'umwana wese ngomba no gutegura mu gikoni si ngomba gutegura amafunguro se nubwo kabiri kanga uyategura ariko iyo umuntu yabishatse umuntu agerageza no gufasha ababyeyi hari ikibazo se oya noneho niba bigeze aha uri kurengera
mami kuza mu gikoni cyo mu rugo nuko ariko mu gikoni usanzwe ujyamo kabiri kangahe ujya mu gikoni nose si uburenganzira bwanjye kuza mu gikoni ariko ubumenye nona uka kanya nibwo umenye ko ari uburenganzira bwawe ehe urakora mu iki ni iki ushaka ndishoje gutegura icyayi nta kindi cyari kinzanye numvaga nkeneye kunywa icyayi ndaza ndagitegura kuko mwitire mu kihe cyashizemo ari ku meza ese mami no kuza mu gikoni nje kwibitegura amafunguro ni ikibazo yategura ntashoje rwose ahubwo dusangire njye nawe dusangira mu gikoni nyine nje kugitegura njyane ku meza uze dusangire mwana w'umuhungu akureba nka kwishisha mami unyishisha gute kubera iki habaye iki kugira ngo unyishishe ese ntabwo wambyara ko mbandi mufata nk'umuntu watoraguye wakuye ahandi ese mami uri umubyeyi wanjye cyangwa mwarantoraguye muza kumfasha nkura ntaza bambyaye wese uri umwana wanjye of course niko mbizi nakubyaranye nande na papa njye nakuze mbona muri ababyeyi banjye nawe utubera umwana nta kibazo rwose cyane rwose ndi umwana wawe ntacyo ngeze n'amahirwe uraje wenda ntabwo nibuze kukubyutsa hari ikintu nifuza kukubaza cyangwa kuba twaganiraho n'umubyeyi wanjye hari ariko rero iyi nzu ishobora kuba ibamo abadayimoni b'uburakari n'umujinya n'umushiha nkawe uje uri muzima njye namushihangira namushihangira ahubwo ibintu biri kubera muri iyi nzu nibyo natazi nibyo nadakomeza no gusobanukirwa neza nyine jyewe nkomeza kuba confusion ibintu biba muri uru rugo tuniyabaye ikibazo nk'ubu mvuye mu gikoni maze gushwana na mushikiwe ubundi ibi bintu ni ibiki kubera iki bakomeza gushinja undi mwana ko yishe papa we ahubwo ni gute ubundi umuntu ashobora kwikora mu nda kuki badashobora kugendera ku byo leta yabahaye ni gute leta ishobora kurekura umuntu yarisha undi none ampulisi amaraso yawe ni gute wagira ngo ntabwo bize wagira ngo nta nubwo bigeze bakanagera no mu ishuri bashatse se umwavoka wabo niba batemera ibyo umwavoka wa Tony uburyo nyine yamuburaniyemo niba batemera uburyo yamuburaniyemo bagashaka nyine ukundi kuntu babigenza aho uzundi barabigenza gute igisubizo leta yaduhaye nicyo ngicyo erega dufite leta nziza leta y'imbyeyi ntabwo ibera kari agakobwa kamaze kwiyumva umuntu aravuga Tony kakazamuka genda nigendera umva buretse gato mbe ndetse se nyine ihangane tuganire nyine ubu nawe ugiye kumbwira kuri Tony nta bintu bya Tony je numbwira kuri Tony nabi hari yambwiye ngo tozi ndahita nisohokera uzi sinshaka umuntu uvuga nabi Tony namaze kumenya ukuri nanjye nigeze kumurakarira ariko ubu ngo namaze kumenya ukuri okay ngo tuza tuganire basi bisa naho umvugiye ibintu byose kuko nanjye nkigera muri iyo nzu ibyo ayo magambo mbwiye nariyibajije ariko nyaburira igisubizo kubona famiye itererana umuntu wabo yose ikakwikorera ikagushyira ku mutwe ngo wishe papa wawe ngo ibiki n'ibiki njye nabuze n'ikintu nabikora none uri bubujiji bwabo ngo imitungo ngo amafaranga ni gute umuntu leta bashaka kumufata muri ya situation bakamushyira amapingu bakamumanura akagira ubwenge bwo kuvuga ngo ndatanga ngo amafaranga ngo ruswa ngo bakurikirane ngo nyine ngo bamfunguze none bagenda ngo amafaranga ngo yamwishe ngo kugira ngo asigarane amafaranga yase ngo yatanze ruswa ngo ntabwo bemera yuko ngo nyine ngo atamwishe ngo atanze ruswa ngo umwavoka we ngo aramuburanira ikintu gihari ni iki ngiki sinzi ukuntu nyine ngewe nkinabona na Tony umutima wanjye umbwira ko Tony ni umwana mwiza ni umwana mwiza ni innocent ibintu mbona nibaza ubundi mu mutima we yaba hameze ati kubana n'abantu uzi ko bagufata nk'aho uri inzoka mu muryango
shawuzi ntabwo Ibyo umuciye mu byaranshatse. ijambo sibyo ntabwo umuciye mu ijambo toni twarakundanye na n'ubu ngubu turakundana buriya hari ukuntu uba ukundana n'umuntu uvuga uti ibi bidego uyu muntu yabikora ariko ibi ngibi ntiyabikora reka nkubwize ukuri imana data imana yanjye izahorere toni kuko uriya mwana harasimenti bamushyiraho iyo aza kuba ari undi aba yaranyweye sumo cyangwa se ubwo wa mugani yaranishemo n'umwe none agafungirwa ukuri kuko uriya mwana afite umutima ukomeye ikindi ukuntu yirengagiza ibintu byose akigira ikigoryi noneho ntibanabone yuko ari umwana ufite ubumuntu bakumva yuko ngira ngo ari nk'uburyarya bakumva nyine bakumva yuko ibyo arimo gukora arimo kubikora ariko reka mubwire reka nceceka ariko imana nsenga imana data uzamuburane uramukunda cyane cyane rero nk'ibi bihe byo muba hafi kuko ntabwo yorohewe ameze nk'aho ari hagati y'ibisambutso ujya ajya kumva iyo muganiriye yaranyumva cyane ushobora kuba wamuguha inama akayumva yego rero Toni uzamubwire buriya abagore mugira imbaraga cyane uzamubwire uti ibibazo byose urimo abantu bari kubigutera si abantu bakure bari hafi ye cyane aho ngaho yishakishiriza ahantu kure hamufiye neza ibibazo byose azere kunyuramo mu itangazamakuru kwica ababyeyi be n'ibiki biri iruhande rwiwe uzi iyo numvishe neza biri uruhande rwiwe ko Toni nta bashuti be benshi agira ko nta bigara agira nta bigara agira ubwo abo bantu bari hafi y'ibyo bintu gutyo ni bantu ki niba atari ibanga hari urufunguzo tutansigiye urufunguzo reka nkwegere rwose umbwire neza urufunguzo rufungure se mbwira ntabwo ushaka kugumira kuvuga se ntabwo ushaka ko nkwegera okay hari urufunguzo tutansigiye ambwira ko urwo rufunguzo aho ruri ni wowe uhazi aho ruri yego gusa yambwiye ko ari jye rusigiye gusa arambwira ati nubwo ari wowe ndusigiye mama wanyu niwe uzi aho ruri kandi urwo rufunguzo yambwiye ko hano ari rwo rwonyine ushobora kutugeza ahantu hari imitungo then ndashaka kubaza ibintu bijyanye n'imirage n'imitungo byacu bimeze bite ndindagiza ntukajya undindagiza ntukamurendesha ntango ugire nta bwenge ngira basi wajya uca uretse gato itonde urufunguzo urarufite ahubwo iyo umbwira uti aho rugomba gufungura ni mama ni wowe uhazi wewe ahubwo urumpinjarika nyine icyo ngewe nashakaga gusobanura yararumpaye yararunsigiye niko bimeze none rukumpinjarika ariko ntago nzi ngo rurafungura he aho rufungura yambwiye ko ariho hari imitungo hari imirage yacu none ndashaka kumenya iyo mirage yacu iri he ko dukeneye kuyibona rwose aka kanya isi ataranabura urashaka imitungo urashaka imirage wabonye icyo wari ugamije wabonye icyo wari ugambiriye ni imitungo ese ubundi ko ari wowe mwana yari yarabyaye wenyine w'umuhungu n'ubundi ko byose byari ibyawe iyo utegereza ko n'ubundi yari buzigendere neza ku mutuzo utisize amaraso ye maze iyo mitungo bambu ukazayitwara rwose ukazabaho aka kanya imitungo imirage ushatse imirage warazwe na so no ntunyumve nabi impamvu nyikeneye ni ukugira ngo mbe nayizungura yiyongereye yikube kabiri yireke uzareka kwikubiko kabiri uvuga nyamara mama ushatse wanyumva sinzi ukuntu tubanye niba ujya ubibona gusa birandya mu mutima cyane ibintu mwishyizemo nibyo bikurya byonyine uko tubana nibyo bikurya byonyine ibi uko tubana ni wowe wagushatse sibyo ni wowe washatse ko tubana gutya reka rero tubane gutya njye nawe ese mama ntugire ngo ngewe rero uzangira nk'uko wagize so njye ndagate kateretswe n'Imana ntacyo uzantwara unabimenye unabizirikane maze iyo mitungo nubona nanjye namize umwuka uzinjira mu cyumba ujagajage uzabigwaho
ariko aka kanya ngihumeka bisibe ariko data waruha ahubwo yaruha iki so waramuruhuye gusa aho uri Imana yo mu ijuru ikomeze gutuza heza ariko sinzi icyo bizakumarira gukomeza guharabika umwana wawe musiga izina ribi ninjye isi yose ntibizi ninjye kandi ibi bintu uko byasa kose ninjye urinjye ubishyizeho ukuri kuzajya ahagaragara mama ninjye isi yose irabizi ntabwo ari njye basi ndagusabye ndagusabye mureke papa aruhukire mu mahoro ahasigaye ukuri kuzagaragara gusa icyo nagusaba cyo papa agerageza umushyire hasi ahubwo wowe aho ari aratuje araruhutse gusa ikintu kijya kimbabaza ni uko kuva yagenda ntarongera kubona iminsi myiza mama ducira imigani mama adusekera nkumbuye iyo minsi yo kubona ababyeyi banjye turi kumwe twishimye kuva yagenda nta mahoro arongera kugaruka muri uru rugo ariko icyo mubwiye cyo ukuri guca mu ziko ariko ntigushya ikindi kandi amazi arashyuha kandi ntibagirwe iwabo wa mbeho uzagera igihe ubone ko ngewe ndi umwana wawe utarubiye kumfata gutyo nubikenera uze kuza ngiye gutegura icyayi kanzane teremusi ibintu turi kukubwira biri werandi kuriya Oziri si wumva ikinyarwanda ntabwo turi gukoresha igishinwa hano sikogera ngo ndi umunyamahanga si aha icyo uvuze nicyo nashaka rero aha ngaha turi ubivuze neza ngo wagira ngo uri umunyamahanga ubifate nk'aho turi mu mahanga ya yandi noneho ya kure bizagorana mu gihe ayo mahanga tutirukanywemo tutazabona na ambasade yo gutahiraho nyine ikibazo nibaza mara ngiye mfite ikosa riri hano ikibazo singubangamira nta muntu nyine ninjira muri life yetu mara bimeze bite muri iyi si y'abazima uracyashaka kuba perfect twabonye hari umuntu byakijije ntabwo perfect ariko nzi hano urifata ukigira umwana mwiza ukigira umuntu mwiza ikibazo cy'uyu ahita agikemura icyo yagikemure ngaho Tony wagiyeyo ngaho mama wagiyeyo ngaho Jory what the fuck okay ayo ni amakosa uri Mesiya se ngo tubimenye yasi ntabwo ndi Mesiya ariko ngewe reka nkubwize ukuri ikintu cya mbere ugomba kwibuka turi mahanga ikindi cya kabiri abangaba nasano ufitanye nabo y'amaraso twe turayifitanye natwe ubwacu twakabaye twifitanye ntitwenterivona nk'uko winterivona sinanirewe reka mubaze gatoya umuntu azaba umwana mwiza bizire Imana mu by'ukuri wabonye umuntu w'umwana mwiza kuva hasi kugera hejuru ageze ugomba no gushyiramo akantu ko guciringa amana usuza umwana mwiza mu bintu byose kugeza ryari ikintu cya mbere ugomba kumenya iyi si dutuye muri iyi minsi ibintu byarahindutse iminsi ya kera ntabwo ariyo y'ubu kandi ikintu kindi ugomba kumenya ni uko iyi si dusigaye turimo muri iyi minsi ntabwo ikeneye abantu beza badufasha iki abantu beza badukorera iki ese bazabikwishyura urigira mwiza bakuvane mu buceho urabibukora ariko ejo ntabwo bazakwibuka ariko reka mbabwire mana sinzi wenda nuko muri kumfata nkaho sinzi plan zanyu sibyo ngiye mbaho gutyo bisanzwe nta mistake ya daje ndakora nta plan dufite ahubwo nuko mba mbona ibintu byose wabyize noneho rero rekana nakwereke icyo nicyo kibazo honeho gikomeye kinahari
ni gute umbwira ngo umuntu muzima ufite ubwenge ufite umusatsi ufite igihagararo wameze ubwanwa ubaho uri perfect nta kosa ugira kora amakosa wewe nicyo ushaka yes niko abantu tubaho abantu barakosa nawe kosa yega mani bageraho bakakubona no mu mutwe bakajya bagukoresha ibyo bashaka kubera ko babona uri umwana mwiza nta kintu na kimwe nyine ntiwica ntukiza uraho exactly uyu ni mushiki wawe ni muto kuri wowe ari kumva ikintu ari kukubwira ndabyumva mwana nyine bazajya bagukoresha ibyo bashaka kuko barabona uri umwana mwiza sibyo baravuga ngo caho ugaca ucishwa ha bakubwire ngo ucishwa ha ngaho ngo niwe wagiye kuri dry cleaner gukosoza imyenda ngaho ngo niwe wagiye ngo aha naha ngo watumitse ngaho ngo niwe ufite impuhwe ngaho ngo niwe uri gufata ngo bidahita fata ibiki kereka niba kaga systeme kawe tuziranyeho ko gukunda ni iki oya ako ntabwo ari ya systeme cyangwa ushaka akoresha gufatira na kiriya cyane okay ngaho tubwire yewe ntabwo nanizi ko nimba nanabikora simba nanabizi nyine nuko nteye ahubwo sinzi ko birabangamira amana turi mu rugo rw'abandi sinumva ngo uburyo nasuzuguramo nabuza nkigira the band muri uru rugo kandi turi abanyamahanga bamwe oya ntabwo ugomba gusuzugura ariko nanone ntabwo ugomba kwerekana ko ahantu hose uba uhari ko ibintu byose ubuzi wowe noneho reka nkwereke mbigenze neza murashaka ko mbigenze guhera uyu munsi fata uyu mwanzuro uvuga uti akantu ka yego mwidishyi huzo ujugunye ugomba kuvuga yego ahantu biri ngombwa yego mwidishyi ndaje yego mwidishyi ndagiye yego mwidishyi ndagarutse yego I'm not there ntabwo mbarizwa muri izi karitsiye nuko ugomba kuzajya uvuga ugomba kureba kuri nta kibazo ntabwo nanizi ko bibangamira amana ariko ako n'ubundi ntarebe ibyanjye ya ntari urumva umuntu abavandimwe iyo umuntu ubona ari gukosa ariko gushyiramo akantu ariko ushatse na kiriya cyane uzi ko nagize ngo nishe umuntu mwana ukabona nyitwa rubanda